nageze no kare ko mayira ntameze neza bene Sebahinzi baricana barasenyerana barasaura bidabayoboke sinakubwira ibisigaye muri uru Rwanda ngaho rero zuhoro maze nkurebe ubuhoro mu Rwanda ubuhoro kuba rutuye ubuhoro ku muryango mugari wa Sebahinzi maze bidabayoboke mwana wa mama ukambwira imvano n'umwijyane maze bidabayoboke mwana wa mama ukambwira imvano y'umwijyane muri bene Sebahinzi muri bene data bagiye kumarana ukanshakira insinzi yatsinda y'amacakubiri ari hagati ya bene Sebahinzi akagarura amahoro mu Rwanda. Bavandimwe nshuti baturanyi ba hafi n'abakure mwebwe mwese duhuriye hano n'abazanyumva ejo n'ejo bundi mbifurije ibyo namwe mwifuriza abandi. Uyu munsi ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Reka twanzike tuzirikana abantu bose bishwe bakicwa n'amatsinda y'abicanyi b'abanyarwanda kuva ku bwa cyami kugera none. Dukomeze tuzirikana abari mu kaga, abari mu bihome, abari ku ngoyi mu buryo bunyuranye ahazwi n'ahatazwi. Tuzirikane abangajwe, abasenyerwa ibyabo nta ngurane. Tuzirikane abakorerwa ivanguramoko mu buryo bukabije. Tuzirikane impunzi zose zangajwe zituruka mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kubera intambara Museveni na Kagame ku mabwiriza y'abakoloni bashoje mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'umukunzi wanyu bw'umwe muri twe wifuje ko nabagezaho ubutumwa bwe, ariko cyane cyane nkabugeza kuri rubanda kuko ni ubutumwa buca amazimwe. Niyo mpamvu nagize nti ku mutwe w'iki kiganiro nagize nti uyu we araca amazimwe. Ntago mbatindira, reka dutangire. Umwe muri twe rero umukunzi wanyu yagize ati Habyarimana Juvenal na politiki ikeza Karinga mwibanga. Burya rero imyaka 50 niyo kwitonderwa. Iyo umuntu ayigize abafite aho ageze cyangwa se aho agejejwe. Abamaze imyaka 50 bambikanye impeta baba batangiye gukukuza iyo babayeho mu buzima buvunanye. Mu bihugu bimwe iyo myaka 50 itambutse nibwo abanyamateka n'abanyamategeko bahererekanya amabanga aba yararindishijwe inkota. 50 rero yararahiye ko nta kizasiga kitamenyekanye. 50 yarashize. Ubutegetsi bwa MDR Parmehutu buhiritswe n'abiyise Komite y'Ubumwe n'Amahoro. Uwo munsi demokarasi mu Rwanda yahambweho maze Repubulika igahwekerezwa. Ni ku itariki 5 Nyakanga 1973. Uwo munsi Karinga yakoze akantu igaruka ku butegetsi yiyise Repubulika ya kabiri mu rwego rwo kwiyoberanya ngo ibanze irimbura abanzi bayo batarayitahura. Ubwo koko abanzi ba Karinga babonye akaga, barishwe karahava, maze imirambo ya benshi iburirwa irengero kugeza n'ubu, kugira ngo rwose n'imva zabo zitazaba imvano yo kuzanzamuka k'umwanzi wa Karinga. Kayibanda Gregoire washinze iyo repubulika we yishwe urubozo kugira ngo n'abakunzi be barebereho hato batazabyutsa umutwe. Ubwo Karinga yaragamitse iyoborana akema yihishe muri repubulika. Nibwo itubumbiye hamwe twese ababishaka n'abatabishaka, ingoma zindi zirayivugira. Imidiho sinakubwira, itubatiza ko turi abamilitant n'abamilitante. Abahutu bava hasi barayibyinira batazi ko ari ya yindi yambaye ibishahu byabo, kuko yari
yababwiye ko ari repubulika ya kabiri. Iyo ngo yari animasiyo tutanasobanuriwe n'icyo ibyo bisobanura. Ubwo muvoma iravugwa karahava, tutazi n'icyo muvoma bishatse kuvuga. Rero ngo ni revolutionneri. Ibi byo usibye no kumenya icyo bivuga no kubivuga ubwabyo byaratuvunaga, ariko ntibyabuzaga umudiho kuba umudiho n'ubujiji kuba ubujiji. None se koko burya twari tuzi icyo tubyinira? Mbega igihe twataye Karinga yari irimo iturangaza ngo ibone uko iturimbura. Mbega ubujiji twabayemo. Genda Karinga uri umunyamayeri, genda Karinga uri umugome. Ubwo igihe cy'umudiho cyarahise, hasi cy'amahiri, ibisongo, akandoyi n'agafuni, tutibagiwe ndetse na Kalachnikov, grenade na katyusha. Koko rero Karinga imaze kubona ko ibyo mu gihugu ibihagatiye, yaturutse Kagitumba iturubika ingorwa zo muri Byumba zirarimburwa karahava. Mbega akaga abo muri komine Kiyombe bahuye nako, mbega ibyago by'abo muri komine Kivuye, mbega agahinda muri komine Muvumba, mbega icyago muri komine Cyumba, mbega akaga muri komine Mukarange, mbega ingorane muri komine Ngarama, mbega isanganya muri komine Bwisige, mbega icyago mu makomine ya Cyungo, Kibari na Kinyami, mbega amatongo muri komine Tumba, mbega akaga muri komine Buyoga, mbega gutereranwa no guterwa inkota muri Rutare na Giti, mbega amahano muri Muhura n'amatongo muri Gituza, mbega ngo abo muri komine Murambi bararimburwa. Abanyabyumba nibo baganujwe ku mbuto Karinga yari imaze igihe ibiba mu Rwanda ikoreshejwe icyiswe repubulika ya kabiri. Nyuma yaho rero haje gutsembwa abegereye ikiyaga cya Muhazi, ngo cyahawe abahaza amagara ngo babohoza igihugu. Abo muri komine Muhazi barabahishye, abo muri Bicumbi barabacucuma, abo muri Gikoro barabakora, abo muri Rubungo barababungereza barabagesa, abo muri Kanombe barabanombanomba. Sabo gusa, ariko Karinga yakubuye n'ahandi byabagezeho, kuko byose byari byarateguwe n'animasiyo itagira uko isa yakwiriye igihugu cyose, yamamaza amatwara ya Karinga mu ibanga. Dore rero muri make ya politike ya Karinga yashyizwe mu bikorwa n'ingabo yayo General Major Habyarimana Juvenal. Icya mbere, gukora igisirikare gishingiye ku bwoko n'akarere. Utazi gushishoza yakwibeshya ko bwari uburyo bwo gusigasiga repubulika. Ashwida, iyo repubulika iretse kuba iya rubanda, ni ukuvuga iya bose, maze ikagira abo iheza kubera akarere cyangwa ubwoko, akayo kaba kashobotse. Igisirikare rero bose batibonamo, nta mahirwe cyari gifite yo kurinda umutekano wa bose. Aha niho repubulika yatangiye kuba iya bamwe, bityo ihinduka ubwami itabizi. Ubu rero bwabaye uburyo Karinga yakoresheje kugira ngo igabe ibitero mu gihugu, ivuga ko ije kurwanya akazu kubatswe na Habyarimana. Iyo ako kazu kataza kubaho, byari kugora Karinga kubona impamvu yo kugaba ibitero. Habyarimana rero wubatse ako kazu mu basirikare, yari arimo gukorera no kuzuza no gukuza Karinga, asenya udusigisigi twa repubulika atabizi, cyangwa se abizi abigambiriye. Kubiba amacakubiri, icyo ni icya kabiri. Kubiba amacakubiri akomeye hagati y'abahutu bo mu majyaruguru y'igihugu n'abo mu majyepfo. Iri ni ryo turufu Habyarimana yayoboje u Rwanda. Le clivage Ndugakiga, umwiryane cyangwa se
guhangana hagati y'Abanyenduga n'Abakiga, yakurikije neza amabwiriza ya Sun Tzu wanditse aya magambo akurikira: ibanga rikomeye ry'umujenerali w'umuhanga rishingiye mu mwuga wo kumenya gushyiraho amacakubiri, guhanganisha imijyi n'ibyaro, kubiba amacakubiri mu bari hanze ye, kubiba amacakubiri mu bo hejuru, mu bari hasi ye, kubiba amacakubiri mu bari hejuru n'abo hasi ye, kubiba amacakubiri mu gihe cy'urupfu, kubiba amacakubiri mu mibereho. Le grand secret de devenir à bout de tout consiste dans l'art de savoir mettre la division à propos, division dans les villes et les villages, division extérieure, division entre les inférieurs et les supérieurs, division de mort, division de vie. Article 8. Article 8, non, article 13. Habyarimana rero nk'umusirikare mwiza wa Karinga yayikoreye akazi gakomeye ko gucamo ibice Abahutu, maze abo mu majyaruguru abumvisha ko ari bo Bahutu nyabo, ngo bitaga Abahutu b'ibikongote, naho abo mu majyepfo abambika umwambaro w'Ubututsi kugira ngo ayo macakubiri ahinduke urwango nyarwo. Yashyize inzigo hagati ye n'imiryango myinshi y'Abanyenduga igihe arimbaguye abahoze ari abategetsi muri Repubulika nyayo, ariyo we yise iya mbere. Ntabwo ari iya mbere gusa, ahubwo kugeza ubu ni rukumbi, kuko mu by'ukuri nyuma yayo nta yindi abanyagihugu barabona. Nta butegetsi buturuka ku baturage butangwa n'abaturage bukorera abaturage burongera kubaho mu Rwanda. Tubuheruka gusa mu 1973. Habyarimana rero yahiritse ubwo butegetsi bwa rubanda, maze ashyiraho ubwe, ahagarariye Karinga mu gihe yari ategereje ko isesekara mu Rwanda mu 1990. Yabaye integuza ya Karinga ndetse ayiha karibu, ayinjiza mu nzu y'umutamenwa mu mutima w'igihugu, nuko imuhemba ibyo ihemba bayikoreye bose, kuko ubutumwa bwe bwari burangiye neza. Aya macakubiri Habyarimana yabibye mu gihugu niyo yategekesheje, ni nayo yahaye imbaraga Karinga, maze irongera iraganza. Ingoma yabyaye amahari ntiyashoboraga kumara kabiri. Niba rero mushaka gutsinda Karinga, Bakiga namwe Banyanduga, nimwizibukire maze mujugunye umurage wa Habyarimana Yuvenali, naho ubundi Karinga yabaciyemo ibice ngo ibace ibishahu. Izakomeza ibikore imyaka magana n'amagana. Bakiga namwe Banyanduga, mumenye ko umwanzi wanyu ari umwe, ni Karinga ishaka ibishahu byanyu. Nimwishyire hamwe rero muyirwanye mwivuye inyuma. Umurage wa Kinani muwuzike, ntuzanigere uzuka. Icya gatatu, kubura ubushishozi mu bubanyi n'amahanga, maze akigizaho inshuti nyazo, akagenda yiyegereza indyarya n'abagome. Ubufaransa nibwo yishyize mu maboko kandi bwujuje ibyangombwa by'uburyarya n'ubugome. Ibyo bwamukoreye twarabibonye. Yararwanyije Obote, asomana na Museveni. Ibyo yamukoreye twarabibonye. Politike du bon voisinage cyangwa politike yo kubanira neza abaturanyi ni politike y'ubujiji bukabije. Niyo yatumye atagira ingabo zahangana n'ibihugu byashoboraga kumutera, yibeshya ko azabereka inyinya bicaranye munsi y'umunyinya, maze inkoho ntibazihe abiyise inyenzi. Icya kane, politike y'ikinyoma y'ubumwe n'amahoro. Kinani yaciyemo ibice Abanyenduga n'Abakiga, maze arahindukira ngo aje guhuza Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Ariko se byo yabigezeho? Yari arimo yubaka ku musenyi, kuko atigeze abwira ukuri abanyagihugu ku mateka yabo mu 1990.
ibyo yabeshyaga ko yubaka byarahombotse, maze nawe yinjira mu nterahamwe ari umwe muri 5 inkotanyi zohereje muri serire spesiyalize y'Urugwiro. Reka mbe murekeye aho, nzakomeza ubutaha. Roho ye niruhukire mu mahoro, umurage wa ideoloji yasize nusenyuke burundu, abahutu bo mu Nduga no mu Rukiga bafatana urunana maze barimbure Karinga twazaniwe n'ingabo yayo General Major Habyarimana Juvenal mwene Musenyeri Bigira Umwami Aloyizi, umwanzi wa mbere wa Repubulika. Fin de citation. Bavandimwe, ndumva nta kindi narenzaho. Ubutumwa mubagejejeho ko nabuhawe, ubwo nihagira n'ubundi bungeraho nabwo nzabubagezaho uko nzaba nabushyikirijwe. Nkomeje rero kubashimira no kubifuriza ibyo namwe mwifuriza abandi. Naheje Imana n'ibidushoboza. Nyakanga ni Pasika y'Abahutu, iya mbere Nyakanga n'uguhita kw'Abahutu bavibu zimubagibuno, iya mbere Nyakanga n'ugucungurwa kw'Abahutu, iya mbere Nyakanga n'ubwigenge bwa rubanda. Kuko Uwiteka yakunze Abahutu cyane, yaboherereje umugaragu Geregori Kayibanda, ndetse amuha n'abunganizi 2, Gitera Yozefu na Bicamumaka Baritazari, ngo babakure mu bucakara bwa Karinga, babakura ku ngoyi y'urugomo rw'Abatutsi, babakura mu mujishi w'Abanyamurengwe b'Abatutsi, babakura mu bucakara babashyira mu bwigenge, babakura mu gisuzuguriro. Ubwigenge ni Pasika y'Abahutu, Pasika y'Ubuhita n'Abahibu zimubagibuno, iya mbere Nyakanga ni Pasika y'Abahutu, iya mbere Nyakanga ni Pasika ya rubanda.
kubutara hose ubarubure sugana cyane najobogoza no mugisera Demi kisaka cyose nakigize hose bari nasa bene se bahenza rebo bamarana najoboye tugana mukari najobosanza no mu bufundo najenduka ndezo dahagose najobomba no mu konya ubugoyi bwose nabugenze hose bari nasa bene se bahenza rebo bamarana karama kuru abetomera koramarango mwe uje gashaka gahenda bagesha abe mwimana mushiraro otagatare yaroze nkagambeze mbere komotemesa geze gatebeke moko kazeze kagitira otegero tarare kango yarose anyakarare shaho yonde guhabwa umuresho Otagatari nteranya abagabo yabageze mu rundi barumuna bakuru bamugiye kumana utegero tarare nshengo tamuka bamwe banganye n'amende beshengo yashenze ndero no tuhunda tugiye kurimisha otagatari yarusabate bageye kuchore miborogo ngesabana baseka yarembo igusagusa iye bene sabararoreye kaba iye bene sabararokambe kaba najakanyage kabashakamba ubwishaza bwose nabugenze naje rusenyi na nyantango ikinyaga cyose nakigenze hose mbari nasanze bene se bahenza rebo bamarana ecyambakana karamanyama nkagira n'akandi karamaguru kabetomera koramarango mwe uje gashaka gahenda bagesha abe mwimana mushiraro otagatare yarose nkagambeze mbere komutemesa geze gatebeke moko kazeze kagitira utegero tarare kango yarose anyabarare shaho yongeye guhabwa umuresho bene se bahenze bongeye kubitambirizwa utegero tarare nteranya abagabo yabageze mu rundi barumuna bakuru bamugiye kumarana utegero tarare nshengo tamuka bamwe banganye n'amwende beshengo yashenze birindiro no tuhunda tugiye kurimisha utegero tarare yarusabate bageye kuchore miborogo beka n'abaseka yarembo igusagusa iye bene sabararoreye kaba iye bene sabararotambe kaba yemwe kabijya bayoboke muraho kabijya bayoboke muriho ninde wo kagira imana ni mutabazi injira mutaba ko watinze njye nari nzi ko utakiga ngaka karagicara mba nageze ino kare ariko amayira ntameze neza bene se bahinzi baricana barasenyerana barazahura bijya bayoboke sinakubwira ibisigaye muri uru Rwanda ngaho rero si buhoro maze nkurebe ubuhoro
maze rujya abayoboke mwana wama mukambwira imvano y'umwijyane muri bene sebahinzi muri bene data bagiye kumarana ukanshakira insinzi yatsindira amacakubiri ari hagati ya bene sebahinzi akagarura amahoro mu Rwanda. araseka Mutabazi muhinzi mwene sebahinzi agira impagarike nta kimikazi y'ikenyeri zigeza bugingo sinyamanya munsi. Mutabazi ntafatwa n'ibibi nta rumwe n'injira kandi ntasomwe n'umuzi gutera turuzisha. Naraziraguye mu basiri n'ababana, naraziraguye mu bega n'abazigaba, naraziraguye mu baguyane n'abagesera, naraziraguye kwa Rurenge imihigo itahetse n'itara ryari risigaye mu kibiri ntibariguye. Naraziraguye ndagura umuhutu mashira asa mugabo hari i Nyanza mubwira ko umukobwa wamushingiye atari umugore gusa ko ahubwo ari nasiyo kugira ngo bazabone uko bamwita. Yanze kubahiriza ibyo namubwira abo bose bashira ku icumu. Naraziraguye ndagurira Nyaruzi rwa Haramanga mu mukindo wa Makwaza. Naraziraguye ndagurira Bega Inzanye na Gakecuru hariya mu bisi bya Huye mubwira ko yene bamuragira ari umutwe bashaka. Garakeye baramwivuga na da. Bamugize umwe rwose. Naraziraguye ndagurira Gisure Risiti yaboneka hariya mu Bunyambiriri. Ndagurira ndagana umuhinza w'ubukunzi n'ubusozi. Naraziraguye ndagurira umuhutu ziramuramira mubwira ko Ruganda ataje gukumurira. Ahubwo ari umubisha w'umutaza atunze mu ngabo ze. Yanze kubahiriza ibyo namubwira bose Ruganza bamarira ku icumu. Abamarira ku icumu. Naraziraguye ndagurira Ndungutse. Ndagurira Amasabye abanyentwari hariya mu Ndorwa. Mbabwira ko bagambaniye ko bagiye kwitwa Rukarakabamba. Rukarakabamba. Barakeye birabaga. Naraziraguye ndagurira Mbonye umutwe ndi kumenya ihanganye Habyarimana waza kugitera igihugu kigeze mu mahina. Induru ivugiye by'impani impuruza yumvikana i Kanyanza kandiza. Icyo gihe bene sebahinzi bishyize hamwe isinzi bahayi babera umutsindo. Uburetwa n'ubucakara bigenda nka Nyomberi. Bigenda nka Nyomberi rwose. Mutabazi wese nawe umushakira imvano n'intsinzi. Mpinga yanjye muntetereza ashaka imvano y'umwiryane n'amacakubiri muri bene sebahinzi. Ushaka imvano yagarura amahoro hano mu Rwanda. Dore imvano Mutaba. Ibi byago byose murimo muraterwa n'uriya muzi mutera turutse ishanga. Ariko ahanini biraterwa n'ubujiji n'inanini bya bamwe muri bene sebahinzi. Indanini by'akakubu. Mbe Mutabazi uyu muzimu ko afite amayeri menshi turabikeka dute? Indanini rwose. Turabikeka dute Mutabazi? Ahubwo iyo utagera hano ko kari kabaye. Dore ngo uyigize umugore. Nguriya kandi abaye umukobwa. Dore ngo uyigize umwana mu rugo Mutaba. Dore kandi abaye ikirundi. Dore ngo uyigize umuhinzi ariko isuka yayitwikiye mu rwubati. Mbe Mutaba uyu muzima ari iy'uburu. Dore ngo wari usaye isesekaje mu bisahira nda. Dore ngo wabaye muramu wa ntibibuka. Dore kandi abaye umukwe ubu ndabihi. Mbe Mutaba dore ngo uriya sinzi mwene sebahinzi ashukisha inka. Mutaba nubwo uyu muzima afite amayeri menshi. Yego. Igishimishije cyane nuko inzuzi zanjye zayavumbuye yose. Kumutsinda biroroshye cyane rwose. Turamutsinda tunamuhata. Muhadike rwose. Dore isizi Mutaba. Fata ingoma uyishyire ku murenge. Uhamagare bene sebahinzi bose baze mbahe intsinzi. Bahamagare Mutaba. Yewe mbwira bumva mbwira bumva.